natangiye nzi Kigali ari umuntu w'inshuti yanjye, umukobwa w'inshuti yanjye twareranywe mu cyaro, arambwira ati ngwino i Kigali uzahagirira ubuzima bwiza, wahabona umugabo mwiza, uri umukobwa mwiza ufite inzobe nziza, ukabaho neza ukagira ubuzima bwiza. Murakoze cyane. Nitwa Sindikubwabo Antoinette, ndi umumama mfite abana 5. Inkuru yanjye rero ndashimira Imana ko yankuye mu byaha bikomeye. Mvuka mu Bugesera aho bita ku Ruhuha. Nakoze ibyaha bitandukanye, nanyweye urumogi, nkwisigara. Rero natangiye nzi Kigali ari umuntu w'inshuti yanjye, umukobwa w'inshuti yanjye twareranywe mu cyaro, arambwira ati ngwino i Kigali uzahagirira ubuzima bwiza, wahabona umugabo mwiza, uri umukobwa mwiza ufite inzobe nziza, ukabaho neza ukagira ubuzima bwiza. Bitewe rero nuko twabaga mu cyaro mu buzima bubi bugoye, ndavuga ni wenda nje i Kigali ku mugani nk'uko abivuga nahagirira ubuzima bwiza. Kumva yarambwiraga, yansanze mu cyaro arambwira ati ariko iyo nzobe ufite uyicaje hano mu cyaro. Ndamubaza se inzobe bizagenda gute ngo ugeze i Kigali wabaho mu buzima bwiza ukabaho neza? Nanjye rero ndavuga nti reka tujyane. Arambwira ati nta tike mfite yo kukujyana, kagende mbitegure nawe witegure ubundi uzaze. Nuko naje i Kigali 2007 ngendera kuri tuvugane zina zo ku muhanda. Ngenda muhamagara mubwira ni ngeze aha n'aha, mbaza mu modoka nkabaza ni hano tugeze nihe, bakambwira ati naha. Paka tugeze kwa Rubangura, habaga taxi zimwe za kera zira z'Instar z'Inyamirambo. Ndamuhamagara ndamubwira ni ngeze aho bita kwa Rubangura. Ngenjera muri izo taxi turi kubona aho ngaho ngo babwire bagusige ku murenge wa Gitega. Ukumva yenda ndamubwira nti unsige ku murenge wa Gitega. Ku murenge wa Gitega mpageze habaga tuvugane ku muhanda. Ndamuhamagara ndamubwira nti nageze ku murenge wa Gitega. Arambwira ati vamo. Ubwo nyine nari navuyemo. Arambwira ati uhagaze gato ndaje ngufati. Ndahagarara, araza aramfata. Ariko ngejeje mu rugo iwe nsanga abahungu bari kunywa urumogi bageze nko muri 4 cyangwa 5. Nsanga nawe abana n'abandi bakobwa bageze nko muri 3, nawe wa 4. Bambonye abahungu bakavuga ati saka kana wazanye ko tubona ari keza. Ako nyine nkumva nta birenze, kumva nge sinari mbimenyereye. Mbona afashe utwenda twanjye aratumanika dutunganya neza, ati hari ahantu turi bujyane ni mugoroba. Ndabaza se ni ati we uraza kuhabona. Muri uwo mugoroba ntabwo byabaye ngombwa ko tujyana. Umugabo bararanaga nyine yahise amuhamagara ati ngwino ndagushaka. Arambwira ati tuzajyana ejo. Aragenda arara yaza mu gitondo. Aje mu gitondo arambwira ati shaka de, ati Imana yangiriye neza. Nyine ubwo urumva numvaga ko ari ibintu byiza. Imana yangiriye neza, azanye inyama, turatetse amafiriti. Ndavuga ni koko bya binajyamo ni byiza kuko Imana yamugiriye neza. Turiye neza, twumva numva ko ubuzima ari ubwo koko nanjye mpabaye ibyo bintu bihari mu cyari wacu bitahaba, numva ko nahagirira ubuzima bwiza. Nuko ku mugoroba rero aranteguye neza, twagiye nka 5:00 turagenda nyinjiza hano mu Kimasuro muri Sky Hotel. Ubwo mbere nari ninjiye muri Sky, dusanga abahungu babyina, abakobwa bambaye ubusa. Nkabona ni byiza ngewe, bangurira icyo kunywa ndanywa, bangurira hambaga. Ni nabwo bwa mbere nari nkibonye, nibwo nacyumvaga. Nkabona nyine ubwo buzima buraryoshye. Nkavuga ati nimba ari kunsohokana kuza kwirebera aho abantu babyina ni byiza. Okay, dusoje nko mu masasta arambwira ati ntago turataha. Twinjiramo hasi muri cave. Anyishurira 1,000 nawe yishurira 1,000. Arambwira ati tugiye no muri boîte. Twinjiye muri boîte, umva nahasanze amatara, ubururu, icyatsi, umutuku, mbese buri matara yamyasaga ukwayo. Harimo abakobwa babyina. Ndabigutuye. Abakobwa barabyina, bakambwira ati se we kutabyina? Arambwira ati nukuri ntabyo nzi. Cyakora arambwira ati we canga mu kubyina, bajya ibumoso nkajyayo, bajya iburyo nkajyayo, ariko ntazi ibyo ndimo kuko nari ntabyo narinzi.
ariko ubwo muri ako kanya habahinjiye wa mugabo bararanye ari kumwe na murumuna we. Murumuna we akimbona aravuga ati shata aka gakobwa ni keza kampase nanjye turarana. Numva barabivuganye mu ibanga jewe ntago babimbwiye. Aratekereza nimba aratekereje akavuga ati nimba imubwira ko bagiye kurarana ntari bubyemere. Yarambwiye ati reka dusohoke tujye hanze dutahane n'aba bantu bafite taxi voiture batugeze mu rugo dore banyura ku muhanda wacu. Nibamara kutugeza mu rugo ubundi dutahe. Ndavuga nta kibazo ko numvaga nyine ibyiza byose yabinyeretse nta kibazo mfite. Twinjira mu modoka tugeze ku muhanda mbona turaharenze. Ndamubwira se ko tuharenze. Arambwira ngo nyine ngo abantu n'inshuti zanjye ngo barara hara mu Biryogo ngo reka tubaherekeze ngo tubageze aho bagiye kurara. Ngiye imodoka n'undi kuko ugiye kuri Sky gutwara abagenzi ngiraza kutugarura tugeze hano. Ndavuga ni nta kibazo. Kumbe ni ku mashambure tugiye y'Inyamirambo hariya Cosmos. Turagiye tuhageze mbona ni ku mashambure ariko urumva iby'amashambure ngiye ntabyo nari nzi ntago nari mbyitayeho. Baradukingurira noneho baduha imfunguzo. Twinjiye muri sale nkuko wakinjira hano babaha imfunguzo n'umuntu ugenda bafungurira. Noneho bafunguye chambre ya mbere wa undi bararanye aravuga ngo iyi ngiyi ndayishimye. Baravuga ati tugende kureba naho umuvandimwe ari burara. Urumva aho binjiraga twese twarinjiraga ntago twabaga ngiye ntago nabaga nzi byari byo. Nuko turinjira iya mbere tuyivamo twinjira mu ya kabiri wa undi nawe wahisemo ko turi burarane naho aravuga ati nanjye ndayishimye. Abandi mu kubivuga gutyo bahise basohoka. Mu gihe nanjye ndimo ndasohoka wa muhungu barafunze. Arambwira ati numvaga yitwa n'izina ry'Abasilamu. Arangije arambwira ati turararana. Se ntago bakubwiye ko nakwishyuye? Ndavuga hoya ntago mbizi turarana mu bihe buryo nuko bimeze kandi ntunzaneho n'ibibazo ntakunweza. Namubwira se uraba umpora iki? Ngiye nuko bimeze turarana nitutararana nakwica ukabura ubuzima. Nuko byagenze rero turararana muri iryo joro. Arambaza mu gitondo ariko se 10,000 nahaye uriya muntu ngakuhe kari byo yanciye kugira ngo murarane nago yaguhaye. Ndamubwira ati ntayo yampaye. Ampereza 3. Arambwira ati ngaho igendere tankwihere 3 ze kwiguriramo icyayi. Ndagenda ariko urumva nta hantu umujinya. Navugaga ati ningerayo araza kumbona. Mageze rero nsanga bamfataniye nabo bakobwa babana. Baravuga ati wowe hariya wahagirira umugisha. Dorura umukobwa mwiza wahakura umugabo cyangwa ukahabona umuntu kugirira umumaro ukahakura n'imodoka. Umukobwa umwe yari umugoyi. Arambwira ati ngiye iwacu narahubatse narahavuguruye nahagize neza wahagirira ubuzima bwiza ibintu bikagenda neza tubona narahakoze ntago hakiri muri nyakatsi. Nanjye mbitekereje rero urumva nagize inshuti mbi. Mbitekereje ndavuga ati koko nanjye wabikora nahindura ubuzima cyangwa hindurira ababyeyi banje ubuzima. Nuko noneho nabyinjiyemo nta gahato. Nanjye nabona banyweye urumogi nanjye nkanywaho. Niga kunywa urumogi nabona banyweye isigara nanjye nkayinywaho. Byose ndabyiga noneho muri boîte simbinginge tukajyana ntangira kwiga kubyina ntangira kwiga murakumva bavuze ngo bazajya Cadillac ni naho tuzajyana yo mpamenye. Mbese ntangira kujya Cadillac nanjye ubwanjye ntangira kujya nisohokana nkajya mbaririza ahantu hari utubyiniro tubamo abagabo. Ntangira gukora uburaya ku rwego rumeze gutyo rurenze nanyweye urumogi hahandi nta kintu nagiraga gute natinyaga handi nta muntu natinyaga n'umugore iyo yamvugaga kavuga ngo ribura mukobwa ukuntu yambaye kubera urumogi nabaga nanyweye. Nambaraga ubusa cyane nambaraga twenda tugufiya cyane dukojeje soni. Nk'umugore yavuga ngo ribura mukobwa uko yambaye baseka nahitaga mbakubita. Ubwo rero urumva narakataje ngira ku rwego rurenze hahandi nijyanaga nkigurira urumogi nkarwiroringira nkarunywera aho ngaho nkasubira mu rugo nkaryama nakumva runshizemo nkasubirayo bigeraho ku munsi bwiraga nyweye amaburi 18. Ndakataza mbindaya ikomeye nambara udukweto dushinze umva nkuraho muri make. Ubwo ngubwo muri icyo gihe ngihitinga rero nkikuraho umugabo arantereta turararana yabaga mu Rugunga turatahana. Tumaze gutahana arambwira ati nge naragukunze ndashaka ko tuba inshuti. Ambwira ati ndashaka ko tuba inshuti numva nyine ko ari ibisanzwe yari umugabo mwiza pe. Urebeye inyuma ndavuga ati bya bindi bambwiye nibyo koko ngiye kuhabona umugabo mwiza
ufite n'akazi nzagira ubuzima bwiza. Ubwo urumva nagize inshuti mbi nuririye kuri ibyo ngibyo bari bambwiye nzabona. Ubwo tuba turakundanye n'uwo mugabo, tumaze gukundana nta n'iminsi yaciyemo aba nteye inda. Amaze kuntera inda ndamubwira ati ndatwita, akambwira ati ariko menya uri kwiganirira, mu bantu bose wahaye urarebye usanga ninjye utera inda, ni njyewe utera inda. Ndareba mbura uko mbigenza. Kuva uwo munsi ntangira kwirwariza, ntangira kubura aho ndara. Handi najyaga kurara muri boate, cyangwa impande ya boate, impande ya Sky habaga akabari bitaga muri Mukubita Umwice. Naragendaga nkicara aho ngaho muri Mukubita Umwice, abarwana abo basohora babuze ubwishyo, abo bakubise, nkicara aho ngaho bukira bugacya, bukanyiriraho iryo joro ryose bugacya. Urumva nta mugabo wari ukintereta kuko nari ntwitinde maze gukura, nta muntu wari kunyemera. N'uwanyemeraga ni wa wundi wakujyanaga muri restaurant akakugurira ibiryo bya 300, 500 akakurarana ku buntu. Ubwo ubuzima buragenda buba bubi, ndabyara. Mu kubyara nabwo narinze kugurisha imyenda. Izo style nambaraga nyine ngihitinga muri icyo gihe, izo nagurishije ngura mituweli, ngura utwenda tw'umwana twa kadumane, njyara ndi muri ubwo buzima. Ndi muri ubwo buzima maze kubyara, umumama wari uncumbikiye. Urumva byageze aho biba bibi, urumva sinkibona amafaranga yo mu buraya. Nayo nabonaga, narayabonaga menshi nkibutangira, ariko nayo nabonaga nta mumaro yangiriraga. Nimba umuntu amponze iryo jana ntago namenyaga aho ndinyujije. Nkicara muri restaurant nkajya kugura style, ibikomo, amasheneti, nkagura urumogi, amafaranga akaba arashize. Bivuze ngo nta mumaro yabaga mfitiye kuko sinamenyaga ahantu nyanyujije. Bivuze ngo iyo umbaza kambaza ati se kubayeho muri ubu buzima amafaranga yose wakoreye washyize, nta kintu nari kukubwira kuko ntayo nari mfite. Nuko ntangira ubuzima bwo gucumbika kandi narakoreye amafaranga menshi. Umumama wari uncumbikiye rero mbyara uwo umwana agize ibyumweru 2 kubera nawe yarabayeho mu buzima bubi. Ndamubwira ati ndabona ubuzima bumeze nabi, ugiye kujya unsigaranira umwana nanone nsubire mu buraya. Umwana yari afite ibyumweru 2, nta mafaranga yo kugura amata dufite. Mukaru niyo twaguraga, namusigira nkamubwira tuyimuhe ndagiye. None urumva ko nari narataye agaciro, ntabwo nari nkijya muri boate kuko sinari kubona amafaranga yo kwishyura. Nagendaga ntegera ku tubari, nkazenguruka ku tubari twose nshaka abagabo, uwo mbonye wa 3, 5, mva sinarenzagayo. Ariko ntangira noneho kugenda uko ngenda mbona utwo duke, ntangira kugenda nikoraho gake gake, nongera ngarura gasura, ntangira noneho gusubira mu mabuwate. Okay, ntibiciriye aho ngaho, urumva ko nabisubiyemo. Ndongera nanone mpura n'undi musore. Icyo gihe nari ntangiye gukizwa. Hari umupasiteri wari wambwirije, arambwira ati Imana iragushaka, urimo umuvugabutumwa ukomeye, urimo umuhanuzi ukomeye, niko Imana yambwiye. Amubwira ni warasaze, ibyo sinshaka kubyumva ngewe by'abahanuzi. Nuko ubwo urumva icyo gihe nari ntangiye gukizwa maze kubyara umwana wa mbere. Nangiye ibintu byo gukizwa nkijijwe nsanga iby'Imana nabyo ndavuga ati Imana kugukorera biragoye, kugukurikira hari inzara. Nabona inzara nkavuga ati najyaga gukora uburaya nkakorera ibyo bihumbi byanjye bingahe nkabona icyo kurya. None rero gusenga ndabona nta mumaro bifite, urasenga ugasonza. Mbwira abarokore ni rero iyi Imana yanyu nsanze ikennye, muyigumane ngewe ndagiye gusubira mu byo nakoraga. Ariko ubwo nari mfite umumama wari uncumbikiye icyo gihe, ubu ngubu basigaye ba Dubai, Yesu amuha umugisha. Yarancumbikiye. Ancumbikiye rero tubana habahaje inkonkobotsi y'umuhungu, irambwira ati ariko se ninde wakuruhishije? Uri umukobwa mwiza gutya akakubyaza ntagutunge. Arambwira ati njye nuba nshaka ko tubana, nkagutunga ukambera umugore, nkagutetesha nkakwibagiza amarira yose wagize. Imana ishimwe noneho mbonye uzampanagura amarira. Yari afite amagambo y'imitoma, yarayambwiraga nkavuga nti ijuru narigezemo, noneho mbonye umuntu nkunda by'ukuri. Nibwo twatangiye gukundana, turakundanye hadaciyemo kangahe. Baravuze ati tubonane n'ubundi uri umugore wanjye tugiye kubana. Abahisa ntera inda. Ubwo mgiye kubyara umwana wa 2 utandukanye, ise atandukanye n'uwa mbere ku bagabo 2, abana 2 ku bagabo 2. Ndamubwira nti ndatwite. Cyakora we ntiyabihakanye, nganyihakane. Ariko nta kintu yigeze amarira,
nabayeho muri ubwo buzima bumeze gutyo, ubuzima burancanga nanone ndongera nsubira hahandi, ubuzima burananira none ubwo ngiye kubyara umwana wa kabiri, biranyobera mbura icyerekezo. Ariko ndongera ncumbika ku mumama w'inshuti yanjye. Ubwo urumva hahandi hambere nahavuye kubera ko ntwite, nagize isoni ndavuga ati reka mpave ngende atazabona ntwite n'ukuntu we yangiriye neza. Ndahava ndagenda ndabyara. Ariko ubwo noneho niga kuzunguza imyenda, icyo gihe ndabyibuka twararanye n'umugabo ampa 5,000, sinzi n'undi wari inshuti yanjye nawe ampa ibindi 2,000, sinzi n'ahandi nakwiye 2,000, nahagurutse mfite 2,000, oya 2,000 nahise mbirya, nahagurutse mfite 7,000 ndagenda njya Nyabugogo ndangura imyenda ya turuwasa, niga kuzunguza mu mujyi he hose, ubwo buraya mba mbuparitse. Ndabyara ndi kurya nyine ibyo ngibyo nkorera mu buzunguzayi. Noneho birangiye umwana amaze kuvuka, atangiye gukura, ndavuga ati se ubundi ko umwana yakuze, ko nakoraga uburaya nkabona amafaranga menshi, wasubira mu buraya ko maze kwiyegeranya ameze neza. Ndongera nsubirayo. Maze gusubirayo ndabyibuka, hari indaya twabanaga dukorana uburaya nyine tuzenguruka, noneho urumva nari nsigaye nzenguruka ahantu hose. Noneho baza kumutwika, umugore aramutwika akamutwarira umugabo. Yaraje asanga dutetse amazi gutya, turangije guteka ibiryo, dutetse amazi ku muryango, asanze tuyatetse arayaterura. Umugabo yari yicaye mu nzu iwacu aho twabanaga n'uwo mukobwa. Ariko njye nabonaga baganira ibisanzwe, ntago nimba baranaryamanaga wenda babikoreraga ahandi. Noneho haraza aravuga ati umugabo wanjye yirirwa aha, niwe wantwaye umugabo. Yaraje aterura ya mazi yari yamaze kubira, ahita yasuka kuri uwo mukobwa twabanaga. Ubwo rero kubera ko uwo mukobwa yari ahiye, yari afite umukobwa w'inshuti we wakoraga impande yo kuri Grace Hotel, aramuhamagara amubwira ati hano haje umugabo ushaka umugore, none rero ngwino mubonane afite akantu. Aramubwira ati narahiye, reka nkohereza umukobwa tubana azaba ari wiyakorera kuko n'ubundi ni untunze. Aramubwira ati se uramwizeye? Ati nta kibazo, turabana n'ubundi ni ungaburira kuko narahiye cyane baranyangije. Ati mubwira banguke vuba vuba. Ndakarabye vuba ndagiye. Ngeze aho kuri roge nsanga uwo mugabo nsa nkaho muzi. Namureba nkamubwira ati ko mbona wagira ngo ndakuza, ariko ibyo tubirengaho twigira muri gahunda zacu twagombaga kujyamo. Noneho dusoje namwira ariko ndi kubona nkuza ahantu ku Ruhuha mu Bugesera, kuko nanjye mvuka mu Bugesera ku Ruhuha ariko hepfo mu cyaro hafi y'uruzi. Arambwira ati ku Ruhuha niho iwanjye. Ngaye nguko rero turaganira, tumaze kuganira ambwira ati nagukunze wazaje kunkorera n'ubundi hara ku Ruhuha ko mafite akabari. Ndamubwira nti ntago nava i Kigali ngo nze gukora mu kabari ku Ruhuha, tuguse waba umpangara. Arambwira ati abandi mbahemba 20 ariko nza guha 30, kandi mfite n'amashambure, abantu bakore wanjye haba hari n'amashambure n'abagabo barabatereta, n'ubundi ayo ngayo unzajya nguhemba ku kwezi bizajya bigera wayarengeje. Okay, numva rero akazi karaho ngaho, ndavuga ati ahantu nzaba ntishyura inzu, nijye ibiryo byo kwa boss batugaburira, ndavuga ati aho ngaho ho bizavamo. Nuko navuye noneho i Kigali njya gukora akazi ko mu kabari ku Ruhuha.